Ndabasuhuje, ndabakiriye mwese mu kiganiro ukuri ku byerekeye Imana, aho muri mu duce dutandukanye. Ndabakiriye muri aka kanya k'ijambo ry'Imana cyangwa se k'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Jya ubakira kandi ubasuhuza, ndihabwa Imana Moyize. Ndabashimiye kubwo kudukurikira. Hanyuma tugeze ku gice cya 10 cy'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana, cy'ikigisho ukuri ku byerekeye Imana. Mbibutse ko iki kigisho tugisoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Nakubwiye ko wabona iki gitabo ni ukujya kuri App Store cyangwa Play Store muri telefone yawe, ukakidownloadinga. Cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Ndetse no kuri email wagisangaho, email y'Ururembo Rwera TV ushobora kugisangaho. Imana irushaho guumugisha. Dukomeze rero n'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira umunsi ku munsi. Ikiganiro cya ukuri ku byerekeye Imana, uyu munsi tugeze ku gice cya 11, kikaba gifite umutwe ugira uti: ese waruzi iby'ingaruka z'icyaha? Ese waruzi iby'ingaruka z'icyaha? Ahasimbuga byinshi kuko nasobanuye neza icyaha icyo ari cyo, mvuga naho icyaha cyaturutse, ndetse mvuga igituma habaho icyaha. Ntiriwe mvuga byinshi rero. Ukurikije ibyo twabuze ku cyaha mu gice cya 9, uzasanga icyaha icyo ari cyo cyose kigira ingaruka mbi zacyo. None ni ryari icyaha kigira ingaruka ku muntu? Ni igihe yagikoze ntasabe imbabazi. Ese niyo wasabye imbabazi ushobora guhura n'ingaruka z'icyaha? Kandi wasabye imbabazi bigenda gute kugira ngo umuntu ahure n'ingaruka z'icyaha? Ingaruka ni iki? Ingaruka ni ikintu gishobora kukugeraho bitewe n'ibyo wakoze. Ushobora kugerwaho n'ingaruka mbi cyangwa ukagerwaho n'ingaruka nziza bitewe n'imyitwarire yawe. Igihe uhura n'ingaruka mbi ni igihe uba wakoze ibibi, n'igihe uhura n'ingaruka nziza ni igihe wakoze ibyiza. Gusa hariho abantu bakora ibibi batazi ko ari ibibi, hari n'abandi bakora ibibi babizi ko ari ibibi. Bose baba bakoze ibibi, ariko ntabwo ingaruka ari zimwe. Hariho n'abakora ibyiza batazi ko bari gukora ibyiza. Hari n'abakora ibyiza babizi ko bari gukora ibyiza. Icyo bose baba bakoze icyiza. Icyo bose baba bakoze icyiza. Bene abo nabo ingororano si zimwe. Umuntu ukora icyaha abizi ko ari icyaha ni nk'uwica amategeko ayazi. Uwo nguwo ahabwa ibihano byinshi, naho ukora icyaha atabizi, nkaho ukora icyaha cyangwa uwica amategeko atabizi, atazi ko ari bibi, azabihanirwa. Ukora ibyiza abizi ko ari byiza nta ngororano yabyo, kuko abikora n'ubundi atazi ibyo ari gukora. Naho ukora ibyiza abizi ko ari gukora ibyiza azagororerwa, kuko yakoze neza azi icyo ari gukora. Ni ryari umuntu agerwaho n'ingaruka z'icyaha? Aho ndabizi ko wari uhategereje ufite amatsiko menshi, kandi wishimire kumva ibyo ugiye kuhasoma. Rero igihe cyose umuntu yakoze icyaha aba agomba guhura n'ingaruka zacyo. Aho uribaza uti niyo yihannye? Nanjye ntiye. Icyaha cyose kigira ingaruka ku muntu, naho zitakugeraho zigera ku bagukomokaho. Urugero, umuntu ashobora kwiba, yabona baje kumufata agahita atakambira Imana ngo imubarire, akumva Imana imubwira ko imubariye, ariko ibyo ntibikuraho ko bamufata bakamukubita, byaba ngombwa akanafungwa. Izo ni ingaruka z'icyaha. Igihe cyose rero umuntu yakoze icyaha, yaba yihannye yaba atihannye, ahura n'ingaruka z'icyaha yakoze. Niyo mpamvu urupfu rubaho. Urupfu ni ingaruka z'icyaha. Gusa hahirwa ababatijwe mu mazi menshi. Abo bo ntibazapfa burundu, kuko hanyuma yo gupfa bazazuka bakabaho iteka. Twirinde imibabaro izanwa n'ingaruka z'icyaha. Aho uri kwibaza uti izo ngaruka n'iyo mibabaro ni iyihe? Umuntu ashobora kurya ruswa mu kazi, agafatwa bakamwirukana mu kazi. Ubwo ababaye umushomeri. Kurya
kw'abana no kwiga kwabo bikaba ari ikibazo. Iyo ni imibabaro izanywe n'ingaruka z'icyaha. Ushobora gusinda ugakubita umuntu bakagufunga, umuryango wahahiraga ugahura n'ubukene, ndetse n'uwo mwashakanye akajuka no kukugemurira. Iyo ni imibabaro izanywe n'ingaruka z'icyaha. N'ibindi byinshi ntavuze bigenda biba ku bantu biturutse ku ngaruka z'icyaha, aho usanga bamwe bari mu bitaro bazira impanuka bakoze banyweye ibisindisha, abandi barwaye bakomeretse barwanye indwara zidakira, abazanduye n'abakoresheje imibiri yabo mu buryo itaremewe, abari mu nzu y'imbohe, abenshi n'abisha abantu abagambaniye abandi, benshi bagenda bagerwaho n'akaga bitewe n'ingaruka z'icyaha bakoze. Aho muri iki gice uhigiye iki? Uhigire kwirinda icyaha kugira ngo utazagerwaho n'ingaruka mbi zacyo. Mugire amahoro ya Nyagasani. Mbibutse gukanda subscribe kandi no kohereza ibi biganiro mukora share, mukabyohereza inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo nabo bamenye ukuri, basobanukirwe ibi ngibi murimo murumva. Mbashimiye kuba mudukurikira. Mugira